ni byiza. Wahakoze wazindutse da. Kagace nta radio mujya mwumva? Turayumvaga da. Ye murayumva? Turayumvaga. Ko nta miringoti mbona no hose. Aha, rega tubura bitwereka abatware. Ntabiri wanyu yagiye he? Sitariya terebusakumu n'ibindi byatsi bifata amazi nta na kimwe mbona inaha. Reka da tumubone he? Tumubone ryari kumbandoka ngango. Ye yego amasaka yanyu ndabona kora neza. Twabonye akavura se noneho. N'ibirayi ndabona atari bibi cyane da. Oya. Ariko kandi dore ntibiri ku mirongo iboneye neza. Mirongo no kuvuga iki? Ntago bababwiye se? Tubibyiwe nande? Muniteragira iwanyu usakuriye. Ntabwo agerimo. Muniteragira agenda rimwe mu mwaka. Ubundi se yabasobanuye ko mirongo imara iki? Reka da. Tansha tubwiye kugerekeye mirongo n'ikimara. Ariko mwe muracyumva kandi n'amaradi yarahari gusa ntimujya mubyumva. Imirongo. Imirongo mu mirire neza. Ibirayi, amasaka, ibigori byose bikajya ku mirongo. Ku mirongo. Bandoga data. Ibyo biri tubizi. Ndane wigeze bitubwira ngo natwerekere uko bigenda. Twe twabyize tuba tubizi. Nuko zamutwerekera. Ibyo ni ngombwa muri teragira iwanyu icyo yagombye gukora. Tumubone he? Ubwo kubutaha mubwira azaba hari. Namubonye he? Dore ageragena rimwe mu mwaka. Rimwe gusa. Agana mu mirimo iri hara hepfo hariya mu rukombi. Reko afite ubukonde bugari cyane. Arakomeye dana arakiza irega. Agira ahinga naho haraza. Agira ahatanga naho yata. Akagira n'ibindi reka. Cyakora abantu bene muvuga menshi. Umuntu iterega igeze aha. Yabona ko mukazi shinzwe harimo amakosa nkayo yo kumenya aho ahinga naho yata. Erega tuba tuvuga ukuri. Oya, ntukeke ko mutinya kuko muteraga ndi hejuru ye. Nabizi batware murakomeye. Gusa ngiye numva utuntu nk'utwo. Amaherezo byazana amatiko. Kandi umuntu mu kigero cyanjye agomba gutanga urugero rwiza. Ariko tinya ko bahagoronome. Ndakumva. Babazize ikibazo nabanyonge cyane. Yewe, niba kije mu buhinzi, uko bishaka niko ngisubiza. Umva navukiye mu buhinzi. Kandi amashuri yanjye si make cyane. Gituruke mu mizo kibaze rwose. Reka ngibaze. Ndashaka kumenya impamvu. Twatera ibyatsi bifata amazi. Mu kibaya Kigali ngiki. Ahantu hatagira umusozi. Kandi umuntu ataze epfo na rugo. Dore ngo uyimvuguye amazi areka mu rutu tugenda. Tutugenda duca hagati y'amayugi. Watera ibyatsi utegose. Tubabwira tuzi impamvu. Ahibyo kubivugura ku murongo. Kandi imirongo iboneye neza nyine. Uzabizana handi ino turabyanze Mandoga data. Ngwiki? Yewe. Ibirayi Ruhengeri yeza. Bikagera i Butare na Kibungo ndetse n'i Burundi bakabihaga. Bico wabinengaho nuko batabitera ku misitari. Ubuse konje ko amasaka ryana. Ngamenya kuyicira gakura neza. Imirongo twayirekeye mu mashuri. Yewe. Hakwiye undi mutegetsi mu cyaro wabigisha ko mu Kinyarwanda gucyaza karima atari byo ngombwa. Nyamwana kubwiya agoronome. Erega kukumva nakumvise. Ibibazo bashije bifite ubwenge. Ubu utanzaza niteguye mfite n'igihe gihagije cyane. Ndabona sasa kandi tumi kuri moniteragira iwanyu. Namubonye he? Oya uzakora ushoboye. Utanzasanga afite raporo z'ibyerekeye kurwanya isuri. Ugenza mubonera nzamubwira ariko se. Ahubwo urabeho. Mugenda amahoro. Ngo imirongo ibiki byose no kubivuga gusa ndibana bitwerekere. Kera tutahingaga ku mirongo ntitwahingaga niba bana dukongorera tukabura kabura bakanya.